Data wa twese Mana nziza, Mana y'amahoro, twongeye kugushima ubuntu tugiriye, umwanya wongeye kuduha Mwami ngo dusabane nawe, tuganire nawe, tuvuge ibyiza wakoze, tuvuge ijambo ryawe, tuvuge ubuhangaje bwawe. Nukuri ugize neza, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Ngiye ntabwo nareka kuvuga kugira neza kwawe. Nukuri ahazamuka twarazamukanye, amanuka turamanukana, kandi dukomezanyije urugendo. Niyo mpamvu Mwami nkomeje kuvuga imbaraga z'ubwiza bwawe, ibyo wakoze, kandi mbwira isi yose ko ushoboye byose, kandi ko ari wowe Mana. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mwami Imana ku bwanjye no kuba bankurikiye, ngo ineza yawe twese itubeho mu izina rya Yesu Kristo, amen. So ndabashimiye cyane, mwongeye kwirirwa umunsi mwiza, icyumweru cyiza, ndabashimiye ko mukomeje kumva ibyo Imana yadushyize ku mutima. Nzi neza ko bifasha benshi. Iyo maze nk'igihe ntabikora, mura n'umuntu akambwira ati ariko ntabwo heruka kubwiriza. Ndabivuze nibuka ko kandi ejo le premier nzashyiraho indirimbo kuri YouTube, umuntu uzabishobora azayirebe vraiment, kandi zabiho iriho. Ni indirimbo Holy Spirit yampaye nziza, ni indirimbo yagufasha gusenga, ni indirimbo yagufasha gusabana n'Umwuka Wera, ni indirimbo bese ishaka kukoza mu mutima uyumvishe, wumva ugize amahoro, wumva ugize umeze neza. Even if ari jye wayiririmbye, ntabwo ari jye wayihaye, naye ngira gutya nkayumva kandi kenshi nkayisubiramo. Nizere ko izagufasha. Singiye nta nubwo ntekereza ko ijambo rihagije ari ugufashwa, ahubwo ni itumuvaho waruru ukagiye mu rundi rwego, kuko nkuko muri iyi si ibintu bisaza n'abantu bagasaza n'igihe kikagenda, si ngombwa ko natwe ibyo tubamo bihora ari bishyashya. Hamwe umuntu agenda akava nko mu rusengero kumva aravuze ngo wumvishe ukuntu yabwirije ngo yadufashije, ushobora no kumubaza uti se yabafashije iki, ugasanga nta kintu afite cyo kukubwira. Cyangwa se ngo abe yagenda aryame akore track record yibuka ibintu bavuze, ndavuge ngo ese ko bavuze iki koko kirandeba, ugasanga nta kintu na kimwe yibuka. So ngiye ntabwo nifuje ijambo gufashwa kuko mba numva rikennye, ahubwo nifuza ko umuntu icyo yumvishe kiba ubuzima, kuko nicyo Kristo yaduhamagariye ngo amategeko yanjye naba muri mwe, niyuzura muri mwe muzaba abigishwa banjye, muzaba abana b'Imana. Arongera avuga ngo uzagendera ku mategeko yanjye akayumva akaba muri mwe, ngo njye na Data tuzaza aho ari. Ariko murumva iyo mpano, njye na Data tuzaza aho ari tubane nawe. So ijambo ry'Imana ni rizima, nibyo Kristo yavuga ngo bibe muri twe, bibe ubuzima, we na Data bazaza aho ari. Kubera rero ko usanga ibyo umutima wacu urarike cyane ari iby'iyi si, biratugora kubona ko Data n'Umwami Yesu baje bari kumwe natwe. Ariko ababihishuriwe, abazi ubwiza bwo gusabana n'Imana, bamenya ko yahageze, bamenya ibyo ko Umwami Yesu na se bahageze, baje kubana nawe, sibyo? Nigeze mbona akantu gatoya k'akavideo k'umugabo w'umunyamerika, kaba karekane ko bitanga publicité hano kaba. Noneho uwo mugabo ni umudiplomate, ariko yarimo akorera mu mujyi utari uwe, wahatuye n'umuryango we. So noneho uko yataga ageze muri hoteli yarimo akoreramo muri iyo minsi, yataga azamura amaboko agashyira amarete yari akazamura amaboko akatangira kuramya Imana. Uwo yari yarahishuriye ko Data n'Umwami Yesu babana nawe, agatangira akaramya. Agiye kubona abona urugi rurifunguye, hinjiye b'abamarayika batatu bameze neza cyane. Noneho arikanga ati se bite, ni byiza? Aramubwira ati rero buriya turagukunda, iyo utangiye kuzamura amaboko, iyo utangira kuramya turanezerwa. Ati none iyo hoteli yari yegereye Pentagon, ati none twe tuje hano muri Pentagon hari ibibazo twe tuje gukemura, ati ariko twibuka ko hano hari umuntu wacu. Urumva ubwo bwiza, urumva iyo privilege ijuru iri mu uwo muntu. Ati twibuka ko hari umuntu wacu, turavuga ngo reka tuhace tumusuhuze, sibyo? So rero nagira ngo mbabwire ngo rira jambo ngo uba mu mategeko yanjye akayubaha akayabamo, ngo jye na Data tuzaza aho ari. Urumva icyo ni privilege, n'uwo nguwo niko yarabayeho. Ariko umureba mu muhanda ashaka kuba atari ko abibona kuko amaso ye atari yabyamwereka. Ariko ni bimwe tuvuga ngo usogongeye kuri Kristo amenya ubwiza bwe, sibyo?
byagiye bimbaho kenshi aho ninjira mu nzu y'Imana cyangwa ntangira gusenga mfite liste y'ibintu nje gusengera, nahagera ahubwo nkatangira kuvuga ubwiza bw'Imana, nkatangira kuvuga mu ndimi, nkatangira kumva nakwibera mu bwiza bw'Imana mvuga mu ndimi gusa, nkarinda ndangiza gusenga ntibuka ko naje mfite ikibazo cy'akawuga, cy'umuceri, cyarowaye, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? So hari ubundi bwiza rero, ni nabwo Pawulo yirasa avuga ngo niba ari njye ntago mbizi pe, ntago ari njye, simbizi, ati niba ari njye wari uri mu mubiri, niba ari mu mwuka, ntabyo zirimo bimbaza, ati ariko nzi ko hari amajuru nagezemo, hari ahantu ntageze, hari ahantu hari ubwiza buruta ubundi, sibyo? Ndagira ngo bamenyeshe ko Imana ntago yaguha ubwiza bwayo, ubwiza bwayo nawe ubyumve ngo ikwime iby'iyi si. Hari umupasiteri wansekereje wundi ari kunganiza ijambo ry'Imana, arambwira ngo none si ibintu Satani yagabanye twe twabibura gute? Satani yarabigabanye n'ibye, wajya kurwanira ibintu Satani yagabanye? Niyo mpamvu Imana yavuze ngo mushake ubwiza bw'Imana ariyo mureba, ngo ibindi byose bizaza biturutse inyuma. Naho ibi ngibi Satani yarabigabanye. Impamvu yabigabanye niko yanabwiye Yesu. Umuntu uhagaze imbere ya Yesu akamubwira ngo numfukamira, ngo ibi byose ndabiguha. Nuko yabigabanye. Umuntu se yatanga ikintu kitari icye. Ikintu Satani atagabanye ni kimwe, wa mutima ujya mu bwiza bw'Imana. Icyo ntabwo Satani yakigabanye. Kandi uyu mubiri wacu ngo ni insengero za Kristo. Iyo Kristo ari mu mutima neza, mumeze neza, uyu mubiri Satani ntabwo yashaka kuwugabanya, kuba umurage we, ntibishoboka, kereka ari wowe umuhaye. Ndabashimiye rero, yari introduction, ariko nifuje kubaganiriza ku kantu keza Pawulo yigeze avuga. Impamvu ngiye kukavugaho nuko ubu buzima ni amarushanwa. Ni amarushanwa kandi hahembwa uwarushije undi, sibyo? Umunsi umwe umwuka yarageze anganiriza arambwira ngo waje ibintu byinshi biza kuri iyi si ni igicapo cy'ubuzima bw'ijuru. Niyo mpamvu Satani akunda kupirata. Icyo gihe yanganirijeho nk'utureka mbabwire nk'utuntu tubiri, yanyeretse minisiteri y'ubuzima. Arambwira ngo uko mubona minisiteri y'ubuzima hano ku isi ziba zimeze, mu ijuru natwe turayifite. Ni naho yavuye iyo image. Arambwira ngo tugira spare part, aho umuntu aba afite amaraso arwaye akakira amaraso mazima, sibyo? Handi hantu byava. Minisante yo mu Rwanda ntago ntiyaguha amaraso mazima. Niba ashaka kuguha amaraso, iguha amaraso y'undi. Hari umuntu ujya unganiriza bahaye amaraso, ajya akunda kumbwira ati ngiye yo ntekere, ati mbona ntari wa wundi wa mbere, nahindutse undi. Amaraso n'ubugingo nyine yakiriye ubuzima bw'undi muntu, yakiriye ubugingo bw'undi muntu, sibyo? So mu ijuru rero ntihaba amaraso bakoresheje bwo bapfumure bashyiremo. Mu ijuru haho spare part, bazana amaraso mashya bakayaguha. Arambwira rero ngo ibyo ubona muri iyi si ni igicapo cy'ibintu byo mu ijuru, sibyo? Rero ubu buzima bwo muri iyi si ni amasiganwa, nicyo nari nshaka kuvugaho. Pawulo aravuga ngo muri Bakorinto ba mbere 9:25 hari ahantu yavuze ngo yabanje aravuga ngo ndasiganwa ariko simpusha, ngo kugira ngo mpindukire. Arongera anavuga ngo ahari ntagaragaraho umugayo. Urabyumva? Ahari abo mbwiriza, ahari abo mbwira ubutumwa bwiza, ahari abazi ko nakijijwe na Pawulo wa mbere na Sawuli na Pawulo bashaka kudistinga abo bantu babiri batandukanye, ahari ntagaragaraho umugayo, sibyo? Igituma ashaka ko atagaragaraho umugayo nuko ibyo ari kurwana nabyo ni ugusiganwa, ni ukwitandukanya ofete n'iyo sura ya mbere akirukanka ajya gufata identite ya kabiri, sibyo? Hano rero Pawulo arabitubwira neza mu gice cya 9, Abakorinto ba mbere igice cya 9:25 haravuga ngo haravuga ngo tubereye kuri 23 haravuga ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ubutumwa ntago ari amagambo, ubutumwa ni ibikorwa ni umwuka wa transforming umuntu. Ahari ibyo mbikora kubw'ubutumwa. Nawe yavugaga transformation uko yahindutse. Ngo ahari ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ngo ntimuzi yuko mu birori, yatanze urugero rw'iyi si, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose. Nababwiye ngo turi mu masiganwa. Ngo ariko ugororerwa akaba umwe, sibyo? Ngo namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe, sibyo? Ahangaha amasiganwa yacu ntago ari amasiganwa yanjye Ange,
nawe rero unkurikiye ntabwo ariyo masiganwa yanjye nawe mu isi y'umwuka. Amasiganwa ni wowe usiganwa n'ibyo ugomba kureka. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndahindukira, ngo hari ntagaragara ko ntemewe. Ni ibyo ugomba kureka, sibyo? Nakunze kuvuga ngo igihe cyose Kristo yajyaga gukiza umuntu yaramubwira ngo urashaka gukira, ibintu by'ubwami nta ngufu bibamo. Umwuka wera arakubwira ngo iki wakireka, sibyo? Urasiganwa n'ibyo. Ni nko kwikokoraho amababa, iki ndakikokoraho, ndakikokoraho. So ugaharanira ko kikuvaho, wenda bitavuye ku mbaraga zawe, ariko umwuka aragashyiramo imbaraga ze n'ubuntu bwe kugira ngo icyo kintu kikuveho, sibyo? Hano aravuga ngo namwe aba ariko mwiruka. Urumva yabanje kuvugana gusiganwa k'isi, ahise avuga namwe noneho sasa agarutse kuri side yacu ngo namwe aba ariko mwiruka ngo kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Niryo jambo naje kuvuga. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Ese ushobora kurinda iyi ntebe? Ese ushobora kurinda iyi nzu? Ariko hano Bibiliya ntivuga ngo turinde ibiri inyuma, irashaka ko twe twirinda. Ese ni iki umuntu agomba kwirinda? Iyo umuntu asenga cyangwa yumva hari ikintu cyamunaniye, yirinda iki? Njya kenshi iyo ndi gusenga buri munsi mbwira Imana ngo woze ururimi rwanjye, kuko Yesu we bwe yarabyivugiye ati mu magambo menshi ntaburamo gucumura, sibyo? Yoza ururimi rwanjye, yoza imitekerereze, yoza ibiganza byanjye, yoza umubiri wanjye, yoze isi y'umwuka wanjye, amaproje yanjye, gahunda zanjye zose uzoze. Hari ukuntu Yobo yajyaga bigenza gutya ngo agatanga ibitambo, ngo agatamba n'ibitambo by'abana be, ngo akavuga ngo ahari hari uwacumuye, kuko yari azi ko ari abana be, sibyo? Kwirinda biri hehe? Buriya ntushaka kujya kugira icyo umarira abandi wowe utabanje kukimarira, sibyo? Kuko ibikurimo nibyo ujyana hanze. Yesu yigeze avuga ngo umuntu mwiza mu butunzi bw'ububiko bwe ngo atanga ikiza kimurimo. Arongera avuga ngo umuntu mubi, aha niho ni ijambo nakiriye ntangira kubabarira abantu. Nta muntu utanga ikitamurimo. Umuntu yambwiye nabi, yakubwiye nabi, nibwo butunzi bwe. Yo umuntu yangiriye neza, nibwo butunzi bwe. Naho umuntu yakugira ikirapritindinga afite uburyarya, umwuka arabikwemeza ko akuryarya. Ntawe ushobora guhisha ikintu umwaka umwe, imyaka iri, imyaka itatu, finally icyo kintu kiramenyekana. So rero nashatse kwerekana umuntu wese ibimugize, ngo nkubwire ngo umuntu yirinda hehe. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ariko ndavuga nk'ibintu nka 4 numva navugaho muri Bibiliya, sibyo? Hari ijambo ryitwa ururimi. Yakobo yararivuze ngo nakanyama gato ngo gashaka gutwika ishyamba. Akanyama gato gashaka gutwika ishyamba, sibyo? Ururimi Bibiliya iravuga mu migani ngo abarukunda batungwa n'ibyo ruzana. Abarukunda ushobora kurukoresha mu byiza bikagutunga, hari n'igihe ushobora kubikoresha mu bibi bikagira gute, bikakwanduza. Katurebe icyo ururimi tutireba akazi ururimi rukora. Ururimi reka turukategorize mu kubeshya kugira ngo turebe kwa kwirinda kwacu twirinde muri byose, sibyo? Njye niba ari ikintu cya mbere ntinya n'ururimi rwanjye. Njya nemera rimwe na rimwe hari igihe bincika nkabivuga, ugasanga nsigaye ndi kuregreta bivugiye iki, buri ikintu usigaye uri kuregreta bijya ngo wakoze ikintu kibi. Ariko hari n'igihe birwanira mu mutima wanjye, Mana turarwana nabyo paka ushatse ukuntu bimvamo ntabivuze. Ururimi buriya ni ikintu kibi. Hari ikintu cyateye ubuzima bw'uyu munsi abantu 80% bo muri iyi si bahisemo kubeshya. Ndamubeshya iki, ndabikora gutya, mwandikire gutya, arahita abona ko bimeze gutya, kandi mu by'ukuri ari ikinyoma, sibyo? Aha, mu byakozwe n'intumwa rero bavuga inkuru y'umugabo witwa Ananiya na Safira n'umugore we. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ngo usiganwa. Aha turi kuvuga ku bantu bafashe decision yo gusiganwa mu mwuka, kwizera Kristo. Pawulo yabwiraga abantu yari azi ko bari mu rugendo rumwe, arababwira ngo ari kusiganwa yirinda muri byose, sibyo? Uru rurimi rwacu rero ntangira Holy Spirit ari kugenda ankorera transformation, agenda anyigisha gukoresha ingingo zanjye. Nageraga nk'ahantu nkavuga uyu muntu ngiye kumubeshya tu, agahita ambwira ati nta kuntu wamubwira iri jambo rinere kutamubeshye. Handi ubwira umuntu ngo ese ngo bite ni byiza ko twari dufitanye gahunda saa 5, aha ndagira ngo mbabwire ko usiganwa yirinda muri byose. Turebe twatuntu twose dutumwa gusiganwa kwacu kujyaho umugayo, kandi burya ntagire uzakubeshya iyo uryamye wibuka ko icyo kintu wagikoze.
aho niho hakwereka ko ubuzima bwawe n'indorerwamo uhita wirebera muri miruwari ukavuga ati cya kintu nagikoze. N'abatazi amategeko n'abadafite kwizera umutima uramukomanga, bwa bumana Imana yashyize mu muntu ikimurema ishusho yayo urakomanga bakakubwira ngo ahangaha ntabwo wabigenje neza, sibyo? Kereka umutima w'akahebwe ubeshya ku wa mbere umwaka ugashira ugashyiraho imyaka 10 ubeshya, aho ngaho mu ijwi ry'umwuka ntuba ukiryumva, ya shusho y'Imana iba yarananiwe nta kintu bigikora, sibyo? Noneho ururimi ukatangira uvuga uti ndamubeshya ndagira gute, ariko umwuka arangiye ari kunyigisha arambwira niba yakwete ntitwabonanye saa 5 mubwira uti nukuri mbabarira byananiye, kuko Yesu yaravuze ngo oya yawe ibe oya, yego yawe ibe yego, ngo ibirenze kuri ibyo biva ku mubi. Iyo utangiye gutekereza ngiye kubikora gutya ngiye kubivuga gutya, ahubwo tubipange ryari ukuri buriya ni kwiza, ni inkota iti isatura, ahita yumva ko byamwe asha no kurakara kubera iki naho nukuri mbabarira, ahubwo duhure tubivuganeho, ukamusaba imbabazi bivuye ku mutima kuko uri kwirinda muri byose, sibyo? Cyangwa ukajya nko kwandikira umuntu ibintu, andika muri make, we kwandika ibintu bituma ujya muri ya situation iva ku mubi, sibyo? Aho ni ururimi. Paulo na Ananiya na Safira barinjira, umwe bahanye gahunda yo kubeshya kuko batari bamenya impamvu ngarutse kuri rya jambo ko turi abizera muri systeme y'umwuka wera, ntibari bamenye ko mwuka arashaka kubatamaza, buriya babaye urugero rw'uko mwuka wera buriya ashobora guhita aguhwanya byara akagushyira hasi ubeshya, ahubwo ni ubuntu twiberamo gusa, sibyo? Arangije yinjiye ati se isambu mwayigurishije angahe? Petero suko buri wese winjiraga yamubazaga ati se ibyo mwazanye mwabigurishije angahe cyangwa mwabikuye he cyangwa mwasigaje iki mu rugo? Ntabwo ubwo buhara Petero yarabufite, ahubwo umwuka yamweretse ko bari abantu babeshye, aramubwira ngo nukuri twayiguze igice, niba ari igice cy'iki. Ako kanya bayikubise hasi, ntabwo ari Petero wamwishe, umugore waje kumbe yari yumvikanye n'umugabo uko baza kubeshya. Biri mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 3. Arangije nawe aramubeshya avuga nk'iby'umugabo we, arangira aramubwira ngo ibirenge bimaze gutwara umugabo wawe, dore ngo ibi biri kwinjira mu muryango nawe biragutwaye. Hariya rero bitabikwereka ko ururimi rwakoze akazi kadakwiriye. Petero anamubaza ati se kisambu yari yanyu yo numuntu ayireka? Hari ibintu tubeshya. Ngiye nigeze mbaza umuntu bakamuhamagara bite ni byiza urihe ndi icyangugu, yamara kuva kuri telefone nkambaza nuse umubeshye iki bikumariye iki, wako simba nshaka abantu bamenye gahunda zanjye. Gahunda ni y'Uwiteka, Uwiteka ni ukubera amaso, n'uwo muri kugendana wita inshuti yakugirira nabi, aho kugira ubeshye. Usiganwa yirinda muri byose, sibyo? Navuze ko mvuga ku tuntu tutari twinshi cyane. Ikindi kintu Yesu yavuzeho, yaravuze ngo amaso, avuga ibintu yavuze byiza. Aravuga ngo muri Mateyo 6 aravuga ngo ijisho ryawe niriba ritaraga, ngo niriba ryiza, ngo ijisho ryawe uri amaso yakimira ibintu bibi we, ya amaso yakimira ibintu bibi we, nk'aba bantu bakora ahantu haca abantu buri munsi, yo uhora uvuga amaso yarakurebera, none ururimi narwo rugahita rukora kandi kazi. Ariko Yesu yagaragaje buryo ki ijisho buri yari ryiza bigenda neza. Aravuga ngo itabaza ry'umubiri, itara ry'umubiri, itabaza ni itara igituma umubiri umurika, itabaza ry'umubiri ngo ni ijisho, ngo ijisho ryawe nirireba neza, niko yavuze, ngo ijisho ryawe niribasha kureba neza, ngo umubiri wawe wose uzaba ufite umucyo. Ijisho ryawe nirireba neza umubiri wose uzaba ufite umucyo, sibyo? Ngo ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima, nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Usiganwa yirinda muri byose. Ariko Yesu ajya kugenda aravuze ati ariko muhumure, ubwo buzima nubwo bugoye rimwe na rimwe. Iyo tuvuga ibintu bigoye kuri isi tureba ibitugoye financially, mu mubiri muki, ariko tujya twirengagiza ko tugowe n'ibyatunaniye kureka. Dufite challenge ebyiri, dufite challenge yo kugorwa n'iby'isi, tukagira na challenge yo kugorwa natwe ubwacu, sibyo? None hano Yesu aravuga ngo ijisho ryawe. Aha rero ajya gusiga umwuka wera, nuko arazi ko umwuka wera azadushoboza ngo muhumure nzabasigira umufasha. Ntabwo ari umufasha uzadufasha bira byo hanze gusa, ahubwo azagufasha wowe kuba undi mushyashya, amaso yawe yuzuyemo urukundo, nibi bujye ubireba uvuga uti nubwo ari bibi ariko uriya muntu nubwo ameze kuriya ariko nukuri ari mu ishusho y'Imana.
ni ukuri nubwo yakoze biriya nawe si we atangira guhera izoni zo gukunda umuntu udakunditse, umuhera izoni yo kuvuga ngo mbese kugira ngo bwa bwiza mwuka araguha mu mutima bugire reflection mu maso, ku rurimi, nubasha kureba ujye uvuga uti nibyo afite ikibazo ariko Imana imugirire neza, imwiteho, imusange, ni ukuri arananiwe, ariko noneho guhita tuvuga ngo mwamubonye murabona ukuntu ameze, byaramuyobeye, yarakubiswe, byageze iryo ni ijisho riri kukwereka ukuntu ameze, n'umutima wawe ikirimo kigahita gisohoka kikagaragaza ikikurimo, sibyo? Kandi usiganwa yirinda muri byose, nta na kimwe, ntabwo yigeze avuga ngo yirinda muri ibi n'ibi, oya, yaravuze ngo yirinda muri byose, yirinda muri bino byose tureba. Noneho Yesu aravuga ngo ijisho ni itabaza ry'umubiri, ijisho nirireba neza umubiri wose uzaba utunganye, niko yavuze, sibyo? Umubiri wose uzaba utunganye, sibyo? Ngo arangije avuga ngo nuko umucyo ukurimo n'uwo mwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi, niko yahise avuga, sibyo? Aho ni akandi kantu gatoya nashatse kuvuga ngo usiganwa yirinda muri byose, sibyo? Katurebe ku kandi kantu ka gatatu, ndumva ari nka dutatu narebyeho, kwihangana. Kwihangana, muravuga ati se kwihangana n'amaso no kuvuga bihuriye hehe? Ariko buriya kwihangana ni intwaro nyinshi, ni intwaro nini idutambutsa mu rugendo rwa buri munsi. Ntuze Yakobo yaravuze ngo mureke kwihangana, yabanje aravuga ngo kwihangana gutera kunesha, ukanesha ibikugerageza, sibyo? Kwihangana gutera kunesha. Banza ari igice cya kanga, bene data mwemere cya mbere kabiri, ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Navuze ku bintu bibiri, kubeshya, gukoresha ururimi, nkoresha n'amaso, kuko burya ahangaha habaye hazima. Umutima ntushaka gukora ngo uvuge ikintu kitavuye mu maso, ururimi narwo ntirwavuga itavuye mu mutima, nibyo nashyizeho. So rero iyo izi part tubashe kuzimanaginga, ariko ushobojwe n'umwuka wera, kuko kubyishoboza biragoye, uhita ujyaho ikintu cyitwa kwihangana. Impamvu nabihuje ni uko kwihangana n'urugendo rutuma n'ibyo ureba urihangana, n'ibyo wumva urihangana, no kuvuga ukavuga uti kambyihangane nte kugira icyo mbivugaho, n'ibigeragezo bisanzwe ukihangana. Ahangaha Pawulo yavuze ngo abasiganwa birinda muri byose, yabwiraga abakristo, yabwiraga abizera, ntabwo yabwiraga ab'isi, kuko uw'isi we yirirwa yicira inzira. Ariko hano Pawulo yashaka ngo tube beza, tubashe gusiganwa twirinda muri byose, sibyo? Yakobo aravuga ngo bene data ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza. Ibibagerageza, arongera avuga ngo kuko ntabwo uzihanganira ikitakugerageje, ngo kuko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ngo ariko ni umurimo ukorerwa muri twe, ni umurimo kandi utwara igihe kirekire, ni umurimo uri gukorerwa muri njye ku kintu runaka, kandi ari gukorerwa no muri wowe. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mureke kwihangana gusohoze, ngo mubone gutungana rwose, ngo mushyitse mutabuzeho na gato. Ni ukuvuga ngo uku kwihangana mvuga, ikigeragezo cyose umuntu acamo muri ubu buzima asabwa kwihangana. Kwihangana niho handi ureba ibintu ukavuga uti reka mfunga amaso ntagira ngo hatagira utekereza ko nabibonye, reka nceceke, reka mbicemo mfunze amaso, kugira ngo wa murimo uri gukorerwa muri wowe. Ikintu gitangaje mu kwihangana ni umurimo utamenya igihe uzarangirira. Niyo mpamvu bidusaba guhora twatura ibyiringiro byacu, tuvuga ngo ni ukuri iyatangiye umurimo muri twe izawusohoza, ariko ntituzi ngo ni ryari. Ntabwo ari umurimo wo kunezererwa, kuko Kristo ajya kugenda yaravuze ngo mbasize mu isi, ngo ariko ubarindiremo. Nuko yari azi ko atari ahantu ha paradizo, ari ahantu ho kunezerwa. Uyu murimo wo kwihangana rero, iyo udakorewe muri wowe uraripitinga cyangwa ukadubura, ugasubira mu ishuri nyuma, cyangwa ukagwa. Kandi Pawulo yatubwiye ngo abasiganwa birinda muri byose. Mu gusiganwa uragwa, uranyerera, urananirwa, ukenera amazi yo kunywa, ngo ariko abasiganwa birinda muri byose. So rero ahangaha hatabayeho kwihangana, noneho
Yakobo abivuga umwuka yabinyumvishe neza, arambwiye ngo ni umurimo ukorerwa mu muntu paka ahageze. Nahereye ku maso n'ururimi kubera ko nzi ko akenshi iyo umuntu ageragejwe, tuvuge nk'umuntu ugeragejwe n'uburwayi araryamye, amaso arareba ntibanyitaho, ururimi narwo rukavuga ururimi narwo rukavuga ngo dore ngo namusabye ibi ntiyaje kunsura, amaso arakwereka ko agusasiye nabi ni ukubera ko ndwaye. Ariko iyo umurimo wo kwihangana ukorewe muri wowe, byose urabireba ukavuga uti uyu ni umurimo uri gukorerwa muri njyewe, uku ni ugusiganwa kwanjye, sibyo? Hari umuntu ejo arimo anganiriza arwaye kanseri, ariko mpagaze impande ye nkajya mbona umwuka ari kumbwira utuntu tutari twiza kuri we, nshaka ukunda ibihuta umubwire, ndamubwira ariko mbwira nk'ubu iyi kanseri gutahanye, nta nubwo nagize ubwoba bwo kubimubaza, kanseri igukiye ko mbona ikumereye nabi, ripoti batanga yabimeze iti? Ndangije ndamworohereza ndamubwira nti maze rero ugende ufata akarisite k'abantu ufitanye nabo ibibazo bose ubasabe imbabazi, nurangiza nawe ubababarire wakure mu mutima wawe, kuko ibi byo ntabwo umuntu yabimenya, uko ni ugusiganwa kwe. Yirinda muri byose, umutima yawugize imva, yawushyizemo abantu benshi, biba bigoye. Ntabwo twese dufite kapasite yo kwihangana ngo tugende mu rugendo rumwe, ariko nagira mbabwire ngo usiganwa yirinda muri byose. Yinda mu byo avuga, yinda mu byo areba, yinda mu byo akora, umunsi ku wundi. Yewe nasabye Imana ngo imbere yanjye hashyire icyobo, ikintu cyose kijye kiza kimbabaze ntaravuga ntaranareba ngo ntekereze icyo ari cyo, icyo kintu kijye gihita kigwamo, kandi mpe kujya nsubiza mbaje gutekereza, kuko ururimi rushaka kugukoresha ikintu, rushaka no kugukura ku kintu cyiza wari ugiye kubona. Kandi Pawulo akomeje avuga ngo twirinde muri byose, nicyo mpamvu nakomeje ndisoma iryo jambo, usiganwa yirinde muri byose. Njye navuze utwo ngutwo, ese wowe ni iki wumva wakwirindamo? Ese ni iki uri gusiganwa nacyo? Nakubwiye ko tutari gusiganwa njye nawe, oya, buri wese ari gusiganwa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze urugero rw'isi rw'abasiganwa, arangije avuga ngo ariko mwebwe mwirinde muri byose, ngo mwe murasiganwa ngo kugira muzahabwe ikamba ritangirika, sibyo? Ni byinshi, wareba ibyo uvuga, wareba ibyo ukora, wareba ibyo wirirwamo, wareba ibyakunaniye, wareba. Yesu yaravuze ati ariko simbasize mwenyine, basigiye umufasha ngo azababwira ibyo mugomba gukora, azabagira inama, azanabashoboza. Hari indirimbo yo mu gitabo ya 35 ivuga ngo buri munsi azajya ampa imbaraga, buri munsi hari ubuntu bw'Imana busukwa ku isi, buze budushoboze, handi ubona ugiye gukora ikintu kibi ugahita wikurayo, handi ubona byakunaniye na bya bindi byose twirwamo dukeneye, ukabona umwuka yararaje arabyoroheje, ukavuga uti Imana uzi ko nasanze umuntu agahita abikora. Ubuntu buruzuye kuri iyi si, buruzuye, ariko muri ubu buntu bwacu dusiganwe nk'abakeneye ikamba ritangirika. So ndabashimiye rero, umwami Yesu arusheho kutwumvisha ko urugendo, nababwiye ngo uko iminsi irangira, uko imyaka irangira tugakora birthday, tugakora ama celebration, uko abantu bapfa, uko inzu tuzijyamo ari cyashya hazashira igihe ugatangira kurenova, ugatangira kuyisana, ugatangira kugira gute, niko n'urugendo turi kugendamo bigenda birangira. Iminsi igenda irangira, sibyo? Iminsi isi yose iravuga Kristo, kandi Yesu yaravuze ngo ari kuvuga Matayo 24 kuvuga ngo ishyanga rizatera indi shyanga, hazaba inzara, ababyeyi bazagambana, hasi asigara avuga ngo ngicyo gihe ijambo ry'Imana rizaba rimaze kubwirizwa ku isi hose. None se social media ntiyabwira ijambo ryose ku isi yose? Abamizima ntibari kubonekerwa, bari kubonekerwa na Kristo, umwuka ari gutaha ku bantu, ijambo ry'Imana rizaba rimaze kugera ku isi hose. Tujye tumenya rero ko ibihe nuko bimeze, uko ibihe bitambuka, abacu twakundaga bagataha, bimwe tukayoberwa n'ibyabyo, ibintu bigasaza, ukagura imodoka nziza ukabona iba expired, ukeneye kugura indi, ugasohokana n'abakobwa beza, ejo ukumva ukeneye abandi, byose bigenda bisaza, ariko ntabwo ariko igihe kigenda gisubira inyuma, ahubwo igihe kigenda cyavansa. Iryo niryo siganwa, ni isiganwa riri personnel, ni umuntu wo kuvuga ngo ese ni iki nkeneye gukora cyiza. Njye ndagira mbabwire ngo kuva nakizwa numva meze neza, umunsi ku wundi mba mushyashya, umunsi ku wundi mba mushyashya. Pawulo yavuze ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni ubuntu bukomeje. Hari ijambo rero numva ntasoza ntavuzeho, umwami Yesu yabwiye, yari kubwira Nikodemu iby'umubatizo, arabimubwira, arangije aramubwira ngo uko umuyaga uhuha niko yamubwiye. Reka nze ndebe icyo cyanditswe nyibasomere. Yohana 3:8 haravuga ngo
yaravuze ngo amaze kumusobanurira iby'umubatizo kubyarwa bwa kabiri, aravuga ngo ibibyarwa n'umubiri ni umubiri, n'ibyarwa n'umwuka ni umwuka. Ku gice cya munani aravuga ngo umuyaga uhuha aho ushaka, ngo ukumva guhuha kwayo, ngo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Kandi tuzi ko ijambo ry'Imana ni ukuri. Icya kabiri ni ryiza, icyo Imana itwifuriza nacyo ni icyiza, sibyo? Uyu muyaga ukuhuha, umuntu wakiriye kuyoborwa n'umwuka no guhindukira, uyu muntu no kugenda yigengesera mu tuntu twose, aho umuyaga umujyana ni heza, aho umuyaga umwerekeza ni heza, sibyo? Aho umuyaga umutwara ni ahantu hazima, aho umuyaga ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi nari babwiye ngo kuva nakizwa kugeza uyu munsi, umunsi ku wundi mbona umuyaga aho unjyana ari heza. Ni nkaho Yesu yari abwiye Nikodemu ngo ibyo nkubwira ni ibintu bifite umumaro, ni ibintu byo mu isi y'umwuka, ni ibintu bizakugeza kure, ukiri no muri iyi si bizakumerera neza, bizakugendera neza, ni ubuntu buva mu bundi bujya mu bundi. Ngo ni kimwe n'ubujyanye n'umwuka, ntamenya aho umuyaga umujyana, sibyo? So kwirinda kwacu kugendana n'umwuka, kumvira umwuka wera, kugira ishyaka ryo gusiganwa twikokoraho ibibi, ibi byose ni ibitujyana aheza, nta kibi bitujyanamo. Ndaguha nka example ry'ubuzima bwa buri munsi. Nudasambana ntuzatwara inda, ntuzatwara sida, nutabeshya cyangwa ukora amanyanga ntibazagufunga, sibyo? Ni ibintu byinshi tugenda twirinda. Ururimi rwawe nurukoresha neza uzabana n'abantu bose amahoro, umutima wawe nuba mutaraga uzabana n'abantu bose. Mbese tuba isoko y'abatanga amahoro, tuba isoko y'abashakirwaho ibyiza. Bisaba travaye, buri Imana ikinaduhishira na za ntege nke zacu, ariko ugakomeza ukinginga Imana mu gikari ubwira ngo nkize iki kintu, ndashaka kukivaho. Paulo yajya avuga ngo nshaka gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere. Ese wowe urumva niba Paulo yarabivugaga wibwira ko waba umwere isi yose kuri wowe ukumvura isawa? Oya, kuba umwere birashoboka ko Imana ishaka kuguhidinga. Nigeze mbabwira ngo hari igihe ndeba abantu bari kugenda mu muhanda nkabona ubwiza bw'Imana, nkabona ubuntu bw'Imana. Harimo abarozi, harimo abicanyi, harimo abasambanyi, harimo aba-Illuminati n'abafurimasoni n'abaki, ariko bose ubuntu bw'Imana burabatwikiriye ku buryo niyo umubonye ntubasha kumumenya, kubera ko behind the scene Imana iracyamubwira ngo ndagutegereje. Ibyo byose rero twananiwe kureka, si ngombwa ngo uze ubimbwire ubibwire nde, jya mu cyumba ubipfukamire usabe Imana ngo nkeneye kuba umuntu uri mu masiganwa neza, nkeneye iki n'iki ngo kive kuri njyewe. Twinginga umwami Imana, byose arabishoboye. Paulo avuga ngo ashaka gukora icyiza ikibi kikamunanira. Paulo yari irengagije ko hari igihe none yari mu bica abantu, kandi nabyo ko yabivuyemo. Ikintu cyose muri isi kirashoboka ku bashaka Imana. Ndagushimiye rero Imana yo mu ijuru idushoboze kumva rino jambo ko urugendo turimo ari amasiganwa. Data wa twese Imana yo mu ijuru, umugisha rino jambo, reka mwami ribe imbuto, kandi reka tube maso tubashe gusiganwa dukanuye, kuko usiganwa ntasinzira. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.